Igikombe cy'isi cyamaze kuba cyabona nyiracyo, ubu niyo magambo ari kuvugwa, niyo makuru ari gutangaza hirya no hino ku isi nyuma y'iminsi myinshi cyane bategereje, abantu bibaza bati ese igikombe ninde uzakijana, ku mugani wa Rafiki waje ko yaririmba ngo ese iki gikosi ninde uzakijana. Igikombe rero cyaje kuba cyabona ugomba kukijana nyuma y'iminsi yose ibaye, ndetse na nyuma y'umukino wabaye ugoranye cyane ku mpande zombi. Impande zombi wabonaga ko zari zifite umukino ukomeye cyane, ariko bamwe mu basesenguzi babwiraga ko ikipe ya Espagne ariyo babonaga iri gukoresha imbaraga zikomeye cyane kandi nyinshi ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi byaje kuba kuko byanavamo n'umusaruro mwiza wo gutuma igihugu cya Espagne kiza kuba cyakitwara neza cyane hano muri uyu mukino. Umukino wenda tugiye kugenda dusubiramo gake gake, tugende tureba ese ibyagiye biburanga ni byagenze bite, ese ibintu bidasanzwe byagiye bibera hano mu kibuga hagati ni ibihe, ibintu bigiye bitandukanye. Rero ikintu gitangaje wenda cyaje ko cyaba ni uko hari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere uri ku butegetsi waje kuba yakwitabira uyu mukino w'igikombe cy'isi, ndetse aza kuba yakwitabira n'umuhango wo gutanga igikombe ndetse no gutanga imidari. Abantu benshi cyane babyishimira bavuga bati ni ubwa mbere rwose perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri ku butegetsi yitabiriye umukino akaza kuba yaza kuwureba. Ni ibintu byabaye byiza cyane, kandi ikindi kintu cyabaye muri uno mukino ni uko bamwe bari bakurikiranye online cyangwa abantu bari bari kureba umupira online, usibye abari bari hano mu kibuga basaga ibihumbi 86 n'abantu 300 bari bawukurikiranye hano muri stade. Abantu bari bawukurikiranye online bari abantu basaga hafi ibihumbi, bari abantu basaga miliyari 2 zuzuye neza ndetse zinarengaho, bari bawukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa mu buryo bwa online. Urabona ko ni ibintu byiza cyane rwose mwabanuwe. Ni ibintu igikombe cy'isi nubwo cyatangiye nabi ndetse akagenda hivangamo ibintu bigiye bitandukanye, yaba ibintu by'irondaruhu, ariko urabona ko hagiye haba impinduka zigiye zitandukanye. Reka turebe ibindi bindi byagiye biranga uno mukino wabaye ishiraniro ku munota ubwo ni hari ku minota 30 n'undi, aho uwitwa Enzo Fernandez yahabwaga ikarita ya kabiri y'umuhondo, n'undi ubwo yarakoreye ikosa cyangwa kineye nabo bita Pau Cubaris mu minota n'ubundi ubwo yari minota y'agace ka mbere k'iminota 30. Ahangaha rero uyu n'ubundi Enzo Fernandez yaje kuba yakora ikosa rikomeye cyane, ahita ahabwa indi karita itukura. Ubwo urumva ko Argentine itisigarana abakinnyi basaga 10 mu kibuga. Urumva ko byari bimaze kumera nkaho bigenda bigorana cyane. Iyi Argentine rero yatangiye kugenda yatakwa cyane ku rwego rwo hejuru, n'ubundi byaje kurangira n'ubundi bigenze uku nguku. Nuko ikindi kintu wenda twaza kugarukaho nuko mu minota 90 yose isanzwe y'umukino, nyuma umukino w'igikombe cy'isi murabizi ko ni iminota n'ubundi 90 iba yandikiwe mu kibuga, n'ubundi byaje kurangirana n'ubundi witwa Enzo Fernandez amaze kuba yahabwa ikarita itukura. Ubwo ngubwo noneho ikindi kintu cyaje kuba cyahita kibaho mu gace k'iminota 90. Abantu benshi cyane rero bari batangiye kuvuga ati byanze kunza aha niho igihugu cya Argentine kigiye kuba cyakwigaragariza nyuma y'igihe cyose cyari cyaciyeho, babona ibintu bya Argentine kinaga bisa nkaho byabajabutse bitameze neza cyane. Ariko ibi ngibi n'ubundi byaje kurangira igihugu cya Espagne koko kije kuba cyakitwara neza cyane. Ariko hari byinshi cyane abantu bagiye bibaza, baravuga bati ese aba bana koko byari ngombwa ko baza ko batsinda uwitwa Lionel Messi akaza asa nkaho abantu benshi cyane nagiye mbona banavuga ngo uyu Lionel Messi ndakeka ko ari nawo mukino wa nyuma mu gikombe cy'isi ashobora kuba agiye kuba yakina. Urumva ko byaba ari ibintu bitari sawa, ariko ubwo nta kundi nyine umupira nuko uba ugomba kuba wagenda. Rero witwa Ferran Torres niwe waje kubagira atya, rero ahita akora icyo bita guca impaka. Guca impaka nk'ahandi abantu baba bananiwe kuvuga bati ese biragenda bite. Uwitwa Ferran Torres rero umunya Espagne rwose yaje kuba yagira atya, ahita afungura amazamu, aravuga ati mu gace ka kabiri k'iminota 30 reka nze mbereke ikintu ngiye kuba
nabakorera mpite mbakorera ikintu cyitwa igitangaza. Rero uyu musore yasimbutse ubwo hari abakinnyi babiri ba Argentine bari begeranye n'umuzamu, umwe yari ari ku ruhande rwa ruguru rw'ibumoso, undi ari ku ruhande rwo hepfo rw'iburyo, umuzamu ari hagati. Ubona ko uyu rwose Ferran Torres yari afite amahirwe make cyane yo kuba yatsinda iki gitego, ariko yaje kuba yakitwara neza, rero ahita akubitamo ishoti ryiza cyane, birangira Torres agize atya ahita aca impaka, aravuga ati noneho reka nzemereke ukuntu bigomba kuba byagenda rero kugira ngo ibintu bize kuba byarangira neza. Ubwo urumva rero ko n'ubundi birangiye igikombe kitashye muri Espagne nyuma y'imyaka yose ishize, ubwo baheruka kugitwara 2010 ubwo cyabereye muri Afurika y'Epfo. Bongeye kuba hagira batya rero bitwara neza, baravuga bati igikombe gitahe muri Espagne rwose, naho ubundi cyo gutaha muri Argentine ibyo rwose mu byibagirwe. Lionel Messi rwose twarakureze, twabanye nawe ni igihe kirekire, rero witwimisha igikombe waba uduhemukiye cyane. Ubwo rero Lionel Messi ndakeka ko arashimira n'ubundi Barcelona n'ubundi murabizi ko neza yareze uwitwa Lionel Messi ndetse iranamukuza kugeza aho yayakuze nyine, aragenda nyine ajya muri za Paris Saint-Germain, ava muri Paris Saint-Germain ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu ni naho yarakiri, rero abarakeka ko yari ari mu rugo habiri nyine, yaba muri Espagne ndetse no muri Argentine. Urumva ko naho bivuye naho bigiye, ariko ubwo muri football ntabwo ariko babibara. Iyo bageze mu gihugu baravuga bati igihugu nk'iki ngiki cya Argentine natwe twagombaga gucyura iki gikombe, ariko ubwo nta kundi kigira hariya. Rero umunyezamu rero wa Argentine yaje kuba yakora ibindi bintu bikomeye, witwa Emiliano Martinez yaje kuba yakuramo imipira isaga 11 yose, n'ubundi yaterwaga nuza n'abakinnyi ba Espagne rwose. Mw'abantu mwe witwa Lamine Yamal yakinnye, ariko ntago iki gitego ariwe wagitsinze. Mw'abantu mwe umva ko ntago witwa Ferran Torres rero nibirangiye ubu ariwe ugiye mu gahigo k'abantu banditse amateka. Ubwo yitwa Argentine ihita ifata umwanya wa kabiri, ubwo umwanya wa gatatu ufatwa n'igihugu cy'Ubwongereza cyaje kuba cyakitwara neza nacyo ku munsi w'ejo hashize. Ubwo ni ku itariki 18, yego ku itariki 18 nibwo Ubwongereza bwaje kuba bwakitwara neza cyane, nabwo bufata umwanya wa gatatu. Ubwo tugiye kuvuga ngo umwanya wa kane wafashwe nande, bwaba ari igihugu cy'Ubufaransa. Rero urumva rero ni uku nguko ubwo impeta zigiye kuba zakwambikwa abakinnyi banuza ba Espagne, ndetse n'igikombe baze ko bagihabwa. Muri bukaba neza ko igihugu cyangwa FIFA yaje kuba yahinduramo ibintu bikomeye cyane, n'abakinnyi bagomba kuzajya bahabwa impeta, ndetse n'abandi bose bagaragaye muri staff technique y'ikipe y'igihugu yaje ko yatwara igikombe cy'isi, nabo bakagira izo mpeta nabo bakazihabwa, ariko zigiye ziri mu byiciro by'agaciro. Rero uwitwa rero Aisha Speed nawe yasusurukije abitabiriye umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi muri ya ndirimbo ye. Muri ya ndirimbo ye rwose murabizi ko Aisha Speed afite indirimbo yaje kuba yaririmbira igikombe cy'isi. Umukino rero wabaye muri MetLife Stadium, ni stade nziza cyane rwose imeze neza. Nari nababwiye ko ari stade igomba kuzakira finali y'igikombe cy'isi, nari nababwiye kera cyane rwose. Urumva ko ni ibintu byiza cyane ko ubwo noneho ibintu biciye impaka kandi bikaba bigiye mu buryo igikombe kikaba kibonye nyiracyo. Ubwo ndakeka ko ari ibintu byiza cyane. Rero wenda turebe ku ruhande rwa Argentine, ese harimo bande? Ku ruhande rwa Argentine rero harimo abakinnyi batandukanye, harimo ba Paul, harimo ba Fernandez, ba Gonzalez, ba Romero, ba Martinez, Taliafico, De Paul, Lionel Messi, Aristeri. Ndakeka ni abo ngabo. Wenda mu izamu harimo n'ubundi Martinez. Ubwo ku ruhande rwa Espagne naho harimo Oyarzabal, Lamine, hakamo Fabia, hakamo Pedro, hakamo Chubaris, hakamo Dani, hakamo Rodri, hakamo Chubarera, hakamo Laporte, hakamo mu izamu hakamo Simon.
yego ndetse na witwa Alex. Abo rero nibo bari bari mu makipe yombi cyangwa mu bihugu bari gukinira ibihugu byombi. Rero performance rero yabaye harimo abasusurukije bamwe mu bari bitabiriye ibirori, harimo ba Burna Boy, harimo n'abandi bagiye batandukanye ba Shakira ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye. Rero uwitwa Lamine Yamal rero na Chubas Espagne babaye abakinnyi bane n'aba gatanu bagiye gukina umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi batarangije imyaka 19. Ababikoze imbere yabo bose batwaye iri rushanwa. Icyo gihe ni uwitwa Pele mu 1958 yari afite imyaka 17. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Mw'abantu mwe rero ni ibintu byiza cyane rwose ko igikombe noneho kigize gitya kikabona ba nyiracyo. Navuga mu kanya n'abantu bahagiraga batya namubwira ikintu akaba arantunganyije ubwo umukino wari ugeze hagati, ariko ubu ngubu nyine byamaze kuba byagira bite, byamaze kuba byakemuka. Ubu ngubu turongera tuba inshuti b'abantu bajyaga bantunganya igikombe cy'isi batarabona nyiracyo. Rero reka babwirane rero, reka dusoreze aha ngaha aya makuru. Ni uku nguku nyine umukino birangiye ugenze. Reka aya makuru nyine ni uko twaba tuyanze rero, ariko tukomeze tugenda tubashimira mwese mwamaze kumwangira mucyo mugakanda subscribe ku Ihozo TV. Ikintu cyiza tujya tubasaba ni ukujya aho munsi n'ubundi mugakora kuri ako kamenyetso ka like, none ugakora ubundi ukajya munsi ukandika igitekerezo cyawe waramaze gukanda subscribe. Ni ibintu byiza cyane, byaba bikubereye byiza ukagira utya ugahita usharinga na bagenzi bawe bakaza kuba bamenya amakuru uko ameze. Ngewe bategura ikiganiro nanakibagezaho. Mukomeze kugenda rero mugira ijoro ryiza, Imana ibarinde.